ngo utaganiriye mu kabari burya ngo mu kabari hava ibitekerezo umugabo utagiye mu kabari ngo burya ngo nta gitekerezo aba afite wapi nanjye rero kwicarana n'abahanzi ko n'ubundi ndibuze kwakora ibitekerezo bizima binyubaka mu mushinga ndi gutega. Urakoze cyane k'izurundi ariko njye siko mbyemera siko mbyumva. Mugisha amakuru kizi amakuru ni meza biragira ntabwo nabiguheretse ndahari nanjye ndahari nuko umuntu aba yihugiyeho biraho ariko ndahari ariko urebye nubwo hari uri bize kuko ubona ari ikibazo kabisa biri guterwa n'iki afite ibyo uvuze ukuri kumbona biba ari ikibazo ariko niba hari abantu mba nshaka kubonana nabo abantu nshaka kuganira nabo ni abantu bamaze kugera ku rundi rwego. Urabona muri iyi minsi ya none iyo igihe kigusize uba wasigaye uri gusiganwa nacyo bidusaba kugendana n'igihe ntusiganwe nacyo ari kugendana nacyo uri kugendana nacyo kugira ngo bigufashe kugenda muri gahunda z'ibyawe neza kandi buri kimwe cyose ku murongo. niyo mpamvu rero ejo bundi natambutse ari muri quartier hariya uri gukorera muri iyi minsi mbajije uriya mukozi wawe naze Mugisha ari he arambwira ngo ntabwo azi aho ari ntabwo ahamagara kuri telefone tikizurundi buretse ndi bize ariko ebana kabisa ndagushimye ko ufashe umwanya ko batireka wumva icyo nandi kugushakira ukaza ngo tuganireho hagati mu buzima busanzwe se mwarameze mute? Turaho tumeze neza mu rugo tumeze neza umugore ameze neza abana bameze neza kandi nanjye kamwe murande meze neza cyane rero ndagukunda na buri cyo guha ariko hari igihe kizaboneka iyo ndi kumwe nawe ndafunguka mu mutwe ibitekerezo biraguka. hari umugabo uvuze ngo burya ngo utaganiriye mu kabari burya ngo mu kabari hava ibitekerezo umugabo utagiye mu kabari ngo burya ngo nta gitekerezo aba afite wapi. nanjye rero kwicarana n'abahanzi ko n'ubundi ndibuze kwakora ibitekerezo bizima binyubaka mu mushinga ndi gutega. Urakoze cyane k'izurundi ariko njye siko mbyemera siko mbyumva ntabwo nemera ko ibitekerezo bizima 100% bishobora kuva mu kabari. Dushobora no guhurira n'ahandi tukaganira kandi tukagera ku ntego. Akabari ntabwo ariyo shingiro ry'imitekerereze mizima. Mugisha ibyo ni byavuzwe n'abakuru ba mbere ko ibitekerezo biva mu kabari. Umugabo utageze mu kabari kugira ngo azagire igitekerezo kizima reka hino weje kumva ngo nani urakoze rero hari uyu munsi turi mu mwaka uyu munsi turi mu mwaka uyu munsi Mugisha tangiye gusaza ukayoborwa n'imyaka nyibutsaho gake turi muri 2025 ntukanyagwe 2025 ndagira rero mubwire ko amase ya kera atagiho mu rutaro. Ibyo uvuga ngo abantu ba kera bakuru bavuze ko kuganira mu kabari aribwo mugera ku ntego y'ikiganiro aribwo mugira ibyo muhuriraho kandi mukabyumva kimwe ntago ariko biri 100%. Nta nubwo ariko biri 90%. No nta nubwo ari nako biri 50%. Nemera ko ushobora kuganira mu rugo rw'umuntu si mu kabari kandi mukagira icyo mugeraho kandi kizima. Nemera ko ushobora guhura n'umuntu ahantu runaka hatari mu kabari kandi mukagira icyo mugeraho kizima. Ubwo rero ntabwo najya ngo Mugisha mvuge ngo 100% ngo akabari ngo ni Mugisha tubona yite kubera ko turi mu kabari ariko bimeze njyewe mu byo namye nzi ubwo kiretse hari Kinyarwanda n'igihinduka Ikinyarwanda n'igihinduka ibitekerezo niwe yituruka mu kabari hakaba n'andi mu rugo rwawe ariko njyewe nzi ko abagabo iyo baganiriye mu kabari baganira ibintu bizima kandi byubaka bikabagirira umumaro. Igitekerezo kiva mu kabari none wowe ngo n'ahandi ngo mu rugo ngo wahaganirira mu rugo wahaganirira ufite n'icupa waganira ku gikoma umugera mu rugo umugabo ngo shiri ngo nateguye ngo igikoma ngo harenga icyayi ngo hari ikivuguto ngo hari amata akuzira. Urakoze cyane k'izurundi gusa ndakomeza nkubwira ko igitekerezo nyagitekerezo kidashobora kuva mu kabari
nubwo naho cyahafatirwa ariko wemera ko n'ahandi cyahafatirwa bitewe n'impamvu uravuga ngo iri cupa mu rugo ryahaboneka cyamwaganira ku mukono. Ndashaka kugusubiza, ndakubwira ukuri ko umukobwa watuzaniye iri cupa cyangwa umusore watuzaniye iri cupa n'umwana wari mutuma akagenda akarizana kandi mukariganiraho mu rugo bigakunda. Bishatse kuvuga iki rero? Igitekerezo kizima, imyanzuro ifatika, ibyara inyungu n'itabyara inyungu ntabwo biboneka ngo bigerweho 100% kubera ko mwicaye mu kabari. Akabari si ibisubizo by'amayide abantu bafite barimo kuganira. Ibitekerezo n'imitekerereze bizima ntabwo biboneka, ntabwo bifatirwa imyanzuro mizima ikwiye kuko abantu bicaye mu kabari. Njye nakubwiye ngo bariya abafundi barangije kubaka, sibyo? Arakubwira ati boss mwasi inzu nituyimeraho amazi, musi uzabufata ubajyane muri salo ngo nuko aribo barangije kwisakara, ubajyana ku kabari hara kwa mama Queen, kwa mama Gatoya, bakicara ukavuga ati buri muntu bamuherimo bakarisoma. Noneho ni nabwo ahita aha kwijambo akavuga ati ya boss uyu munsi waduhembye kandi utuguriye n'icupa, ejo tuzaza tuguhe umuganda, kubera ko udakeneye umuganda w'abakozi avuga ati ntacyo muzaze mukore nzabishyura. Ariko ngiyewe namwe nzi ko ibitekerezo biva mu kabari. Rero mugishe ushatse guhindura umuco nyarwanda ubwo ngo ukavuga ngo ariko mugi ubwiye umva se ubwiye harya madamu yitwa Mama Isimbi hano Mama Isimbi zana ibintu si cyayi tuganire zana tekereza zana ibintu si cyayi tuganire. Ubuze urumva icyo turakiganira gutobugisha kizurundi nyumva neza muvandimwe. Ndacyakomeza kukubwira ko imitekerereze mizima abantu batayibona kubera ko bicaye mu kabari. Icyo ni kimwe. Watanze urugero umbwira ngo iyo abantu barangije kubaka inzu babyita iki? Babyita urwurukanzu. Ariko urwurukanzu ntabwo bikiza muri sabo. Uretse se gake bikwihuta. Wenda ajya gukora mu mufuka ukambaza wongeye kuguha iki? Uretse nze ngo ibyo ngiye kuguha. Ndakubwira ukuri ko ruriya rwurukanzu ntabwo bisobanura inzoga. Yego. Ntabwo bisobanura inzoga. Urwurukanzu ni igeno iryo ari ryo ryose ushobora gufata ukarigenera ba bantu biriwe muri cya gikorwa cyo kubaka inzu. Yaba ari iminywere, yaba ari imirire, yaba ari amafaranga gutya kashi mu ntoki. Ibyo byaba urwurukanzu. Bidashatse kuvuga ko urwurukanzu ntabwo urwurukanzu buriya ari inzoga. Ntabwo ari no kujya mu kabari. Ndacyabirwanya cyane. Si ukujya mu kabari. Niwumva ko uzahura na Mugisha mukaganira mukagira ibyo muhuriraho kubera ko twahuriye mu kabari. Mugisha reka dusabe abantu badukurikiye, sibyo? Bajye muri comment badusobanurire ijambo urwurukanzu rufatirwa n'iki? Bahita bavuga ko rufatirwa mu kabari. Tubwire urwurukanzu rufatirwa he? Mu by'ukuri urwurukanzu mu magambo y'ikinyarwanda azimije bisobanura icupa ryo gushimira abakoze kuri yanzu burutse gake. Urwurukanzu bisobanura hari n'abarwita ngo rumena amaso bite nuko bari bari hejuru ku mubati bari gusakara amaso yahumye kubera iki? Imirasire y'amabati. Agahugu umuco kandi umuco bamwe bashaka kubita rumena amaso nkuko hari abanyamaguru icyo batoraga bakitubona amaso guhabwa amaso ku batoraguye ikintu. Ariko ngewe bidakuyeho abadukurikiye yenda baratubwira bidakuyeho uko byumva ntabwo bikuraho ko nabihindura. Ariko mu by'ukuri mu miganirire mizima no kugirana inama icyo bita urwurukanzu gishobora gutangwa mu buryo bwinshi. Ariko kandi none wica mu ijambo gishobora gutangwa mu buryo bwinshi. Ariko bivuga ko ruriya rwurukanzu rushobora gutangirwa mu kabari. Ariko 95% iyo bavuze urwurukanzu tayari hazamo iminywere.
ariko indirimbo y'umugabo waririmbye indirimbo bita Nzoga Iroshya uramwibuka? Nzoga Iroshya se nyine Nzoga Iroshya ubwo ugiye no kunjyana muri Bibiliya ariko Nzoga Iroshya ari Bibiliya uzi ko umujyanye muri Bibiliya nakubwira vino n'ukobanya uretse mubwira uzi ko nabari abajya gusaba abageni iyi se fanta nturuzi ko ari fanta ariko kugira ngo hataza kwicwa umuco turavuga ngo nabazaniye inzoga y'iki yifatarembo sibyo tukavuga ngo nazanye inzoga y'iki yo gusaba umugeni kuko ntabwo fanta isaba umugeni ntabwo fanta ifata irembo reka harya rwa rugo rw'abapasiteri n'abapasiterine yego cyangwa abantu bafite amahame y'uko batagomba kunywa inzoga iyo basabiwe abageni barya abageni ntibakorwa mu mago bakagenda kandi bakazubaka zigakomera. uzarebe nura musaza waje gusaba umugeni kwa pasiteri avuga ati iyi ni inzoga yateguriwe umuryango noneho kubera byandi byo tubeshya nyine ni ukubeshya ubundi no mu bukwe bw'ikana Yesu yahinduye amazi divayi kuki se watanditse muri byo ngo yahinduye amazi umutobe yahinduye amazi cyakomeje kubisiga amavuta kugira ngo icyo rero mwariganiriyeho mu bitekerezo hazamurisekera reka se nkaho ikiye bugufi gakeya kongera dusubire inyuma rero ikiganiro uremeza neza ko icupa iyo abantu bariganiriyeho aribwo bagera ku ntego y'icyo bashaka kugera 95%. ubu none hariho bishatse kuvuga ko ntacyo turi bugeraho ko turimo kunywa fanta n'inzoga turi kunywa inzoga kunywa fanta urimo kunywa iki n'inzoga nuko naba namamarije uru ruganda ngiye kurivuga mu izina ariko ndabona atari ndabona namamarije uruganda kandi nta masezerano mfitanye nawe ahubwo nandi gushima kuba twicaranye ko mu by'ukuri ibitekerezo niyo turi muri deba uku mfite icyo ndi kukuvomamo ariko nanone ntitugapfobye umuco nyarwanda n'imigani nyarwanda imigani y'imigenurano iri kugenda icika kubera ngo ugasanga abantu bari kunonosora ikinyarwanda kandi umuntu irakubwiraga ngo kurusha ubugabo akurusha ubudongo ubugabo si ubutundi ariko kuba kiriya kintu kingana kuriya ndakubwiza ukuri ko imigani y'imigenurano kera umunyarwanda yarawuvugaga undi nawe agahita yumva icyo ashatse kuvuga urumva ubu mugisha wabyara umunsi ukamwita bangamwabo oya ayo mazina y'amagenurano sinyarwanda nyamara icyo gihe bararyitaga bagahita bavuga uyu wise bangamwabo iri zina yashatse kuvuga harimo ibintu by'inzangano kandi biturutse mu muryango mbega nk'iryo zina witwa Kizurundi ariko ubundi ubwo Kizurundi ni ikisobanura Kizurundi bisobanuye uburyo bubiri uburyo bwa mbere Kizurundi ubundi ni izina papa yitwa Nkizurundi Bonaventure yego noneho we kunyita Kizurundi byaturutse ku kirero njye nari nzi ikinyarwanda gusa kikigoye taza kujya mu cya kinyarwanda cy'u Rwanda ni ikinyarwanda kikigoye hanyuma w'u Rwanda ndi umunyarwanda w'umugoyi inkuru w'u Rwanda ndi umunyarwanda w'umugoyi inkuru w'u Rwanda ndi umunyarwanda w'umugoyi ntabwo ndi uw'u Rwanda ibugoyi n'u Rwanda bose tuvinda imwe ni hose mu Rwanda i Rwanda ni hahandi mu murenge wa Rusororo hari akagari kitwa i Rwanda naho ngaho ariko njye ndi umunyarwanda hafi y'imbanda uburyo bunje bagiye byaranika ngo ni i Rwanda noneho papa nawe aravuga ati ubwo nitwa Nkizurundi mama we amubyara yari asimbutse urupfu ubwo sinzi ubwo yari asimbutse urwarwa ariko bambwiye ko ari urupfu noneho ageze igihe cyo kubyara nabwo ngo iramurya cyane iramurya pe noneho amaze kubona ko ndi muri ibintu byo kwita amazina rero kera abagabo ntabwo babijyagamo cyane ubu nibwo babiharaye mu gihe nyogokuru ubwo ariko mubyara nawe tamwita ngo Nkizurundi
n'ubundi nabwo rwari rumwishe niyo mpamvu nawe urakasa mutwe kubona ibiganiro byawe bikaze ntabwo amaze kumwita gutyo papa nareba avuga ati rero izina rye kuzasibangana mu muryango ati ninzabona akiriho umwana wanjye Kizuru ndazagira gute azaba uko byagenda kose nawe azasigare bajya bavuga Kizurundi na Nkizurundi bose bebakina nuko birangira gutyo sinjye wahera kuri buriya kuva kera na kare abanyarwanda bari abahanga ariko sinemeza 100% ko tutaza gusimbuka topic sinemeza 100% ko abantu bashobora kuganira no guhuza urugwiro 100% cyangwa 50% kubera ko bicaye mu kabari cyangwa bahuriye mu kabari gusa niba ari kubyumva ntabwo bikora uko ngewe mbyumva n'abadukurikiye nabo ntereka rimba mbisaba bazatubwira ibitekerezo hano bizatubwira amasheya amasubscribe ntacyo burya mugisha abakunzi bacu ni beza kandi natwe turabakunda reka tubisabire burya iyo umuntu akumva icyambere iyo yaguhaye umwanya wo kukumva ni uko agukunda yego nukuri bakunzi ba Bukomedi muduhe subscribe mudushyigikire mudukora share mukora comment mutlikinga bakunzi ba Bufilm rero turabisaba kugira ngo rwose muradukurikirane byiza mukunda ibiganiro tubagezaho ariko cyane cyane rwose mudu supporting mukanda subscribe mukanda like mukomantinga sharing ibiganiro byacu kugira ngo turusheho kuzamuka mu byiza kandi turi kubateganyiriza umunyarwanda yaravuze ngo ibyiza biri imbere ariko imbere ntabwo turahagera nari ngiye kubwira ko iryo jambo atari ryo urumva kuvanga ibyiza biri imbere kako nzi none ntabwo ejo imbere mpazi neza zirikana ko waburiho butariho ibyiza biri imbere ariko kubera ko muri Bufilm rero naho ibyiza biri imbere kubera ko nakunda impaka zango turwane ukajya byemera ndabyemera gusa bakunzi bacu rero rwose turahari kandi turahabaye twizeye ko mugiye kubana natwe twagarutse noneho nagahoraho mugisha nagahoraho n'abandi bari inyuma ba Pierine bande bose barahari kugira ngo Bufilm noneho twubake umusingi ukomeye ko Pierine yambwiye ejo yambwiye twavuye kuri telefone ambwira ko arimo neza wowe bitishigije rero wowe bitanyira ibyo aremba ari hejuru mubicu nanjye ndumva no kumva ko abarakuru ndagushimira rero nawe ntabwo nashimira abadukurikiye gusa nanjye mbere kugushimira kuri uyu mwanya wafashe mu by'ukuri kugira ngo twongere tuganire tumenye habiri ndetse tunarebere hamwe imishinga ya Bukomedi uko igiye ikurikiranye none ubu ngo tugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi tuva mu mavuta tujya mu mata tuva mu mata tujya mu mavuta ibintu ni wane ntukanyagwe ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha sawa rero reka dusoze urakoze cyane